wi pastor Mwaramutse. Uramutse neza. Kugira amahoro. Mahoro. Ejo narababuze. Ntabwo ishoti nabonetse n'amanyisho. Yego. Nagira ngo mbabaze kuri ibi bintu by'urusengero rwa Rukiri ko rwagurishijwe kandi akaba ari kuvuga ko hari n'izindi nsengero nyinshi zagurishijwe muri Adepr, byagenze gute? Insengero zo muri Adepr zagurishijwe. Ariko uru rwa Rukiri rwo narahageze kugira ngo guhamagaye ariho ndi. Kandi nabwo ntabwo rwagurishijwe. Byagenze gute? Urusengero rwa Rukiri rugomba kuhava kuko ari mu gishanga. Mbega icyemezo cyafashwe mu 2018. Ariko kuva 2018 kugeza umunsi izindi nsengero zari mu bishanga n'abaturage bose bari mu bishanga umujyi wa Kigali bakuyemo, ariko urusengero rwa Rukiri gukora kandi nta kibazo na kimwe rwari rufite. Rwagifite mbere tuzaba twahawe n'ubuyobozi umujyi wa Kigali. Navuga ngo ni igihombo gikomeye cyane kuko nkatwe ba Rwanda rugufi niko navuga. Mbaza amafaranga twagiye dutanga, amaboko twashyize hariya, hari ibyo twigomwe byinshi. Wabonye ibintu nkora hariya, hari ibintu nigomwe, hari ibyo bene data bigomwe bari bagakuriye kuba bajyamo ariko ntiwabijyamo, bashyira amaboko hariya. Cya kabiri twakoraga imirimo isa naho twavuga ngo turakorera Imana, twaba mu rusengero cyakoze hanze tukahabonera umugisha bitewe n'uburyo twitanze twakoze, ariko tukavuga ngo ese iki kintu navuga gusa sindabimenya, wenda barabitegura, ariko ikintu navuga navuga ngo aya maboko yagiye hariya n'ibikoresho birimo kugurishwa, abaririmbyi batanze amafaranga, urusengero twatanze amafaranga mu buryo budasanzwe buhanitse, yemwe rimwe na rimwe kera tugitangira kurwubaka turemera hari n'ibikoresho twagiye byacu kwiga mugatanga igikoresho gihenze kugira ngo urusengero ruzamuke. Ese mba mvuga ngo baraduteganyiriza kutwubakira urundi, ese ayo mafaranga abavuye hariya ajyahe? Biragoye umuvugizi ubundi ntabwo twiyereka, umuvugizi ntabwo tumubona, nitumubona, niyo mpamvu kutamubona rero nibyo bituma abantu bavuga ibyo bashatse, kandi itangazamakuru umwe aravuga undi akavuga abantu bakagenda barahura ibyo babandi bavuze batageze kuri tere, batahuye na ba nyir'ubwite. N'umukristo muri Adepr usibye nk'abo tubashiye kuvugana, n'umukecuru watinyutse wo mu Rukiri w'umudiyakoni, abandi bose baba ari hirya bareba ngo baratubujije kuvuga, kandi abandi babivugaho hirya bakabasenya, aho kugira ngo bisenyure, aho kugira ngo biyubake bakarushaho kwisenya. Tubahaye ikaze mwebwe mukunda ibiganiro byacu mukabikurikira umunsi ku wundi. Ikaze TV Rwanda, umuvugizi TV Rwanda, umuvugizi TV Rwanda Bobo. Hanyuma rero tubahaye ikaze ku bari mu Rwanda, ku bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose, mwese tubabwire ngo turabakunda u Rwanda, East Africa, abo mu Rwanda, abo muri East Africa, abo muri Africa, abo mu bihugu by'i Burayi, Canada, America, Australia, mwese abo mu Bwongereza mumeze neza, mwese tubahaye ikaze, turabasuhuje cyane. Ntabwo ndigenye rero muri iki kiganiro, turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi Nsabimana Jean Bosco. Turakwakiriye Bosco. Amen. Imana ibahumurize. Umeze neza? Ndakwishimiye nanjye. Twari duherukanye ariko ndakwishimiye mu izina rya Yesu. Uranyishimiye mu izina rya cyane. Iyi nkuru ya Adepr, itoro rya Adepr, ariko by'umwihariko itoro rya Adepr, itoro rya Rukiri. Kera hauze hitwa ngo umudugudu wa Rukiri muri paruwasi ya Remera, ariko kandi ni itorero uyu munsi wa none tuvugana rishobora kurara iri joro cyangwa se ejo. Inyubako izarara yageze hasi bitewe n'uburyo twaganiriye n'umushoramari waguze iyo nyubako, yaguze ibikorwa byayo, ariko atubwira yuko ataguze ubutaka, ko yaguze ibikorwa byayo. Twaganiriye n'abantu batandukanye, ariko kandi tubibutse yuko uyu turi kumwe ni umwe mu bakristo b'itoro rya Rukiri uhamaze igihe kirekire cyane kitari gitoya. Twagerageje ku murongo wa telefone gushaka guhamagara n'umusaza witwa Pacanga, kuko abakristo bo mu Rukiri benshi batubwiye bati Pacanga ni fondateri w'itoro rya Adepr Rukiri. Noneho rosasa
twabuze pacanga ariko tubonye umukozi w'Imana wayoboraga icyumba cy'amasengesho cy'itorero rya Adepr Rukiri cyo kuwa gatanu cya kindi cyitwa ngo icyumweru cyangwa se uwa gatanu w'ubuhanuzi mu itorero rya Adepr rya Rukiri. Bosco tuguhaye ikaze muri iki kiganiro rero. Imana ibahumugisha. Wadusangiza amateka y'itorero rya Adepr Rukiri mbere yuko twinjira uyu munsi wa none mu isenwa ryaryo. Wageze mu itorero rya Adepr ryari? Adepr Rukiri nahageze muri 2007. Urumva ko maze igihe 2007 2024 uhamaze igihe. Amaze igihe. Hanyuma ntago ari nge wayoboye icyumba gusa. Nahageze hayobora umukozi w'Imana bita Desire. Waje gusezera ajya gukora umurimo w'Imana i Burundi. Desire yamuremye Desire. We ni pasteur i Burundi. Mu itorero ryihe ya Pentecote n'ubundi cyane. Yarasezeye agenda ashinga urusengero. Yego. Hanyuma hari mugenzi wanjye witwa Bosco. Yayoboraga icyumba cyo kuwa gatanu. Yego. Ariko nawe yakiyoboye asimbuye uwitwa Inosa. Yego. Nawe wahayoboye. Hanyuma nge nabaga mu cyumba cyo kuwa gatatu. Yego. Tuyoborana n'uwitwa Werarisi. Nkaba ari nanjye wari ushinzwe guherekeza abashyitsi. Yego. Cyangwa se no kubagaburira mu buryo bw'imirire. Yego. Urumva rero ndahazi mpamaze igihe kinini. No ku maso yanjye urambona ko meze nk'umuntu uri ku kiriyo. Hanyuma rero hari ibintu umenyereweho hubwo. Banza dushyire mu karirimbo niki cyagutandukanya na Yesu. Ni kukunze se cyangwa ni nyinshi ufite nyinshi ni ako ngako umunsi wishimwe mu ijuru Yesu yitanze ngo agere mu isi aza kubyarwa n'umwari utunganye uwera turana na twababi dore urukundo rwatumye mfira ibyaha byanjye bihamba mu mva mazarazuka ngo amuze nase nagaruka zamushimira ibyo yewe na Satani ujyundwanirira umpe kukwegera Mana yanjye nzabe nka Yakobo ndoti byo mu ijuru nkomeze nkwegere Mana yanjye. Amen. Niki cyanandukanya na Yesu n'urupfu cyangwa imibabaro naho nagera ndetse n'urupfu nzabana na Yesu we naho nagera ndetse mu rupfu nzabana na Yesu we. Biragaragara ko wari uzikumbuye indirimbo imibabaro. Biragaragara ko indirimbo wari uzikumbuye. Nari zikumbuye. Tuzafata igihe cyo kuziririmba. Wari uzikumbuye rwose biragaragara. Hanyuma Sabimana Bosco ku batazi Sabimana Bosco nibwo bwa mbere ugeze ku Ikaze TV ndetse no ku Muvugizi TV Rwanda. Abatazi Sabimana Bosco ninde? Sabimana Jean Bosco nyine nkuko wari wivuze nyine ndi umukristo wo mu Rukiri 2006. Ntago nakirijwe mu Rukiri nge nakirijwe muri gereza yo ku Muhima ufunze santarari. Hanyuma mbariho nkirizwa naje mu Rukiri icyo bakoze nukungigisha gatoya gusa bahita bambatiza. Ni muri ubwo buryo nahise mba mu Rukiri gusa mpakomereza n'umurimo w'Imana. Gato tukiraho ngaho inyuma muri gereza uvuze ko wakirijwe muri gereza ya Muhima 19 Taranti. Wari wakoze iki cyatumye ujya gufungwa 19 Taranti kuba atazi ubuhamya bw'iby'Imana ikora kugira ngo babanze bumve hako kantu? Icyo gihe mfungwa nakoreraga Dr. Murego ikanombe nyakwigendera. Yego. Nkunda cyane nubwo yatashye ariko yari umugabo mwiza w'imfura. Hari yari colonel? Yari muganga Dr.
uturuka hanze yaravuraga mu gisirikare niba ari umuntu wabagaga cyane ibijyanye n'amagufa cyane cyane nubwo waturikaga rwose amagufa yaragusanaga kereka wa muntu wangiritse mu buryo butashoboka na fondasiyo yo kubaho icyo mfite ubuzima nkirimo ni ukubera we Imana igumye imuhiruko ridashira aho ari kandi n'umuryango we Imana igigumye urinde cyane fondasiyo yose y'ibyo ndiho niwe hanyuma icyo gihe rero naramukoreraga hari stoke n'abagaho y'ibikoresho bye hanyuma rero hirya y'iwanjye baza kuhiba hanyuma rero biba ngombwa yuko bambaza ati ni gute waba uri kuri stoke ariko hafi yawe bakahiba ntubimenye nubwo buryo nagiye rero ariko kubera ubuyobozi bwiza bukora ubushakashatsi bw'ibyo abantu baba bafungiye n'iki ntabwo natinze nahise ntaha nuko hanyuma rero nibwo nahise nkomereza mu by'urusengero. Icyo gihe bari bagukatiye igihe igifungo kingana iki? Bari bankize ku gifungo cy'imyaka 5 ariko ntabwo yigeze igera. Wamazemo igihe kingana iki? Namazemo amezi 2 yonyine gusa ndataha. Amezi 2 mu myaka 5. Ni igitangaza cyabaye cyo. Ubwo ni ubuhamya bwihariye. Ukomeye ni igitangaza gikomeye cyane. Imyaka 5 bagukatiye imyaka 5 ufungwa amezi 2. Akantu keza k'igitangaza. Nageze ku muryango wa gereza ninjira. Mpasanga abasore 2 bwari bunije cyane banambwira ngo niyo yitwa Nsabimana Jean Bosco abantu batazi ko ijuru rivuga icyo gihe nene ntamenye Imana ivuga ariko nabonye Imana ivuga kuko Imana ifite imbaraga niyo yitwa Nsabimana Jean Bosco bati yego hanyuma rero ijuru ryatubwiye ngo tukwakire sifa kwa Mungu ariko amina ijuru ryavuze ngo tugire gute tukwakire bampaho kuryama bampa icyo kurya bangisha kwa muri gereza bampa uburingiti byo kuryamaho banyimpa ibyo kurya ariko banambwira ngo waruje mu ishuri Imana izakurekura waruje mu ishuri wananiye Imana wanze gukizwa waruje mu ishuri ariko Imana izakurekura uzaba umukozi wayo nuko hanyuma rero ntashye nahise nkomereza ko maze kubatizwa mba umukozi w'Imana mu Rukiri kandi pe nanjye numva nabyishimira abantu bari batuzi tuyobora icyumba hari mu Rukiri nta urata ibyo yakoraga ariko uburyo urusengero rwasaga umusaruro wavuyemo mu masengesho urusengero twari rwasaga na zahabu pe rwasaga na zahabu. Bosco hari umuntu uri bukubone kuri kamera aguheruka kera azi bose ko nta mugore agira uyu munsi wa none waba wubatse cyangwa ntiwubatse? Biragoye kuko hashatse kugira ngo uninjire mu buhamya kandi ntawe uhirwa na byose ndibana uribana bo ibyo tubyihorere tuzabigarukaho ikindi gihe uzatubwira impamvu wibana usangira umwana w'umusore mukuru ugira umwana w'umusore mukuru mungana rwose wakubaga utarafungwa ngo ukizwe cyane hanyuma rero twinjiye mu kiganiro nyirizina. Sabimana Bosco usengeye ugiye mu itorero rya Adepr ukirijwe muri gereza ya Muhima cyangwa se 19 taranti ubwo hari mu wihe mwaka? Muri 2006 muri 2006 hanyuma winjira muri Adepr ukiri ryari? 2007 Adepr bimaze iminsi bivugwa nyuma y'ihafungwa leta y'u Rwanda, leta yacu, leta ikora, leta isuzuma, leta yita ku baturage, umuturage ku isonga, leta ireberera abaturage, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. 2018 habaye igenzura ry'insengero zujuje ibisabwa n'izitujuje ibisabwa. Izujuje ibisabwa zarakinguye hanyuma izitujuje ibisabwa zirakingwa zirafungwa tuba ariko tuvuga. 2018 Adepr Rukiri yarafunzwe cyangwa kuva icyo gihe yakoraga kugeza ubu? Ngira ngo Rukirifunzwe ejo bundi aho bafunga insengero nta nubwo ari urusengero rwari ruhari nahageze dusengera mu gisharagati 2007 mwasenyaga mu gisharagati nahageze dusengera mu gisharagati tuza kubaka urusengero rw'amatafari ya rukarakara hanyuma Rukiri barasengaga mu buryo budasanzwe pe mu buryo bugaragara Imana iza kuvuga ngo ndi Imana ikomeye ndi Imana ifite imbaraga sintanga urusengero rwa rukarakara mbahe urusengero rw'amatafari ahiye twarusengemo ngira ngo ari ku cyumweru kuwa mbere imvura yaraguye umuyaga uraza uraruhirika rwose habaho ubufatanye rero n'inshuti abanyaburayi inshuti za Rukiri abantu batandukanye ngira ngo
mu ijambo navuga rikomeye n'aka kababaro habayeho no kuguza ideni umuntu umwe w'umuvandimwe cyane cyane hari uwitwa Jean Dodier n'umukristo wo mu Rukiri ariko yaje aturuka i Bujumbura aje gukorera inaha ngaha yego aje gukora i Kigali yatubera imfura cyane adufasha mu buryo bwo kubaka adufasha mu buryo bwo kuba twabona ideni ngira ngo buri mukristo wese yari afite amafaranga yishyura nanjye nari mfite ifishi nishyuriraho yego kandi buri mukristo wese yari afite ifishi yishyuriraho wese yari afite ifishi mwishyuraga ngahe ayo wari waremeye yego nkanjye buri kwezi nishyuraga amafaranga 2,500 buri kwezi hatarimo amaturo umuntu atura hatarimo ubwitange umuntu yitanga dushyiraho imbaraga zikomeye n'iryo deni turyishyura neza yego turaserebura rwose ku rusengero rwuzuye muraserebura ku rusengero rwuzuye umukristo witwa Jean Dodier yari umurundi yari umunyarwanda yari umurundi ariko ahanini cyane yaradufashije mu buryo bugaragara pe uyu mugabo ruriya rusengero twarubonye uburyo bari baruzi ubona ko ari urusengero rwari rurimo amakaro mbere ya 2018 hari harimo sima nyuma ya 2018 mu isuzuma ry'isengero mu igenzura ry'isengero 2018 nyuma yaho hagiye kujyamo hari harimo amakaro ndakubwiye ngo rwara urusengero ku buryo wibeshye ukabangushyize n'ikibiriti ku rukuta byaga ngombwa ko rwahita rwaka bitewe na produits rukoze rwari rukoze mu buryo bwemewe neza rufunzemo muba ku mpande ngira ngo za MDF harimo amastike rufunze kweri ntago n'abaririmbyi bari kuzongera kujya bakora indirimbo ahandi twari dufite yani magambo harimo studio hasaga n'ahakoze neza ku buryo sound proof yari imeze neza ku buryo nta gukora indirimbo ahandi ejo wundi rero badusaba kuba bafunga insengero ikintu twari tarashyiraho yari umurinda nkuba ngira ngo na tanka y'amazi ikigega cy'amazi amatuwarete yarakoze ibyo byose twari tumaze kubisoza ariko sinzi ubwo nyine aho byavuye kugira ngo hamanuke ibarwa yerekana ko urusengero no rwari rwuje ibyangombwa rugomba gusenywa iyo barwa yaturutse hehe yazanywe nande igihe cyose buriya navuga ko yaturutse hejuru kuko sinamenya aho turutse hejuru ni barwa ya Adepr cyangwa ni barwa ya leta ni barwa ya leta ntabwo ya Adepr ni barwa ya leta si ya Adepr iba ari na RGB nayo yaba ari leta yaba ari leta ariko gato yangarutse gato muri cya gihe cyo kwimura abantu bari batuye mu Rukiri hariya batuye mu buryo butemewe ngira ngo byabaye ngombwa nabwo ko urusengero rusa naho bashaka kuruvanaho ariko badusaba ibyangombwa basanga nta byangombwa dufite ibyangombwa by'ubutaka UPI ibyangombwa navuga nimba ufite inzu ukaba ufite urusengero igomba kuba ufite UPI y'ubutaka nyine ufite n'ibyangombwa mu yandi magambo rura rusengero ntabwo rwari rufite UPI hanyuma rero nkituye hariya mu Rukiri ikintu nzi nkiba hahandi wanjye ntarahatanga buri muntu wese hari igihe indege yaje irafotora imaze gufotora baduha udupapuro tugomba kuzagenderaho kugira ngo dufate ibyangombwa hanyuma ako gapapuro nako Rukiri yari gafite ikamarana igihe kirekire byo ni ibintu nzi hanyuma akarere ngira ngo icyo gihe kaje kabasaba ibyangombwa barabibura ngira ngo mu makuru mfite barusenye n'ubundi bari batarabona ibyangombwa nabwo urusengero nta byangombwa rwagiraga ndavuze mu kirere ndavuze ngo n'ubundi habayeho byanga bikunda uburangare bwabayeho cyane gusa nko mu cyifuzo cy'umukristo nk'agahinda dushobora kugira mu cyifuzo cyanjye naravuga ngo mbese iyo baduha iminsi byibura yo kuhava mukagira muterera tugashakisha twiyegeranya tugashakisha ukuntu twagura ikibanza tukaba twakubaka ahandi ariko ubwo nta umuteguro wa leta nta muntu wabasha kumenya byabaye ngombwa yuko ruvaho kucyo ni icyifuzo cy'umuntu ariko hari igihe biba ngombwa yuko ikintu kivaho
ndumva ariko bigomba kugenda nta kindi. Hanyuma iyo turebye hanyuma twagize duca rero tubona 2018 urumva ko insengero zafunzwe zimwe zitari zujuje ibisabwa, izindi zirafungurwa. Mu bikoresho byasabwaga kuba insengero zibyujuje ibyo leta yasabaga, ariko kandi Adepr Rukiri nayo hari ibyo yasabwa icyo gihe irabyuzuza. Nta makaro mwagiraga, hari ibintu ubona ko bitari bimeze neza, ariko kandi muri iki gihe Adepr Rukiri yari imeze neza, iri ku murongo, ifite fresher. Hanyuma Bosco, ndashaka kukubaza, uravuze uti haje ibaruwa iturutse hejuru, ndakubaje ntese ni ya Adepr cyangwa ni ya leta? Uti ni ya leta. Nibyo koko niko tubyumva. Biravugwa yuko hari inkuru zimaze iminsi zikorwa mu minsi 2-3 zivuga yuko Adepr yagurishije urusengero rwa Rukiri. Byaba ari ukuri koko kutubwiye ko Rukiri itagira ibyangombwa by'ubutaka, urusengero rwaragurishijwe cyangwa ntirwagurishijwe? Hanyuma iyo barwa ikimara kuza, byabaye ngombwa yuko bafata abakristo bajyana Rehoboti. Rehoboti ni hehe? Rehoboti hariya Godiyare. Adepr ya Godiyare, hejuru y'umuhanda. Baza kuhabavana none babajyana Kicukiro mu Gatenga cyangwa kuri Sheri kuko niho hanini. Yego. Ngira ngo hambere sinari mpari, ariko inkuru mfite n'itangazo numvishe. Numvishe yuko ari impamo, ari ngombwa urusengero rugomba kuvaho. Kandi tutirengagije nuko rwa rusengero hariya bitewe n'ibikorwa bihari bya leta birimo kuhakorerwa, nibyo ko ubundi ni mu gishanga. Niko twanavuga, si mu gishanga se? Ni mu gishanga. Kandi hagomba gutunganywa. Yego. Si n'igitangaza, hagomba gutunganywa. Ahubwo uburyo bwo kuruvanaho nibwo navuga ngo ntamenya, ariko ni itegeko niko bigomba kugenda. Hanyuma rero numva bashyizeho itangazo yuko bagomba gushaka abashoramari. Yego. Kuko urumva rugomba kuvaho. Kandi barwa ituruka hejuru irateganya yuko rugomba n'ubundi gukurwaho. Kurugurisha rero ni ugushaka umushoramari kugira ngo, kuko nimba wowe leta iguhaye igihe cyo kwikuriraho ibintu, hanyuma ukanga kubikuraho ndetse ukanatinda cyane, bituma igomba gufata abakozi bayo, kandi yifasha abakozi bayo bakaza, ibintu babikuraho nabi. Ariko ngira ngo ibarwa yari integuza y'igihe. Yego. Ku buryo bagomba kwikuriraho ibintu neza. Yego. Hanyuma rero hambere mpageze, nibwo nabajije umuzamu, ese bimeze bite, bagomba kudukingura, bimeze bite? Arambwira ati ahubwo haje abashoramari, rwashyizwe ku isoko ko rugomba kugurishwa. Kandi ngira ngo mu nkuru wakoze nawe, ngira ngo hari umushoramari mwabonanye. Yego. Ngira ngo rero biri umuntu agomba kubyakira, ko ntago ari byo wabibaye gusa kuba wakorera ahantu hatemewe na leta. Twavuganye n'umukecuru w'umudiyakoni, yambwiye ko ari umudiyakoni, ambwira ko ari n'umuririmbyi. Umukecuru twaganiriye yambwiye ko ari umudiyakoni, ambwira ko ari n'umuririmbyi. Hanyuma mu byo twaganiriye nawe harimo ko mu byo twaganiriye nawe ni umukecuru, sinzi ko, reka mukwereke umbwire ko umuzi. Uyu mukecuru yambwiye ko dore uyu uramuzi? Ndamuzi. Uramuzi? Ni umuririmbyi ngo ni n'umudiyakoni, niko yambwiye. Hanyuma ambwira yuko haje ko batigeze bagurisha urusengero, ko ahubwo basabwe na leta Rema, kuko Rema niyo ifite ibishanga mu nshingano zayo, ko bagomba gukuraho ibikoresho byabo. Mu yandi magambo, ubwo ni amatafari, ni amakaro, ni inzugi, ni za sharupande, ibintu byose bagakuraho, amagiriyaje byose bakajyana, n'amakaro byose, buri kimwe cyose, hanyuma ubutaka bugasigara ari ubwa leta. Mbese si byo ko bigomba kugenda? Bosco, abantu benshi bakoze inkuru bavuga yuko hagurishijwe, kandi wowe utwemeje yuko
ririya torero rya Rukiri ritagiraga icyangombwa cya UPI. Umuvugizi yavuze yuko ku murongo wa telefone, ndashaka kugerageza ndebe ko mfatisha umuvugizi, hanyuma natwemera nitumubona biraba ari amahire, tutamubonye nabwo kandi nta kundi, ariko kandi hari inzira by'icyo cyangombwa. Icyangombwa rero byumvikanye ko nta cyangombwa hafite, birumvikana koko. Ndibuka neza yuko nawe uri mu bantu babariwe muri Kibihurura, siko bimeze? Ntabwo nabariwe njyewe muri cya gihe cyo gusa naho bashaka kwimura abantu bisa naho bihagaze. Yego. Njye narahagurishije. Warahagurishije. Umaze kugurisha rero icyo gihe birumvikana yuko wahise wimukira ahandi. Twabonye abaturage hafi ya bose barababariye hari ahantu, turavuga tuti ibyo ari byo byose tugomba gushaka Bosco nk'umukristo wa Adepr akagira icyo yatubwira. Ngize amahirwe ku murongo wa telefone, ngize amahirwe umuvugizi akitaba, byaba ari sawa. Turimo turagereza nimero y'umuvugizi Pastor Ndayizeye Isai, ntabwo ajya yitaba nicyo kibazo kiwe Mana yanjye afite. Hanyuma Bosco, iyo ubona abakristo bo mu Rukiri, wavuze uti hari umuterankunga w'umurundi witwa Jean Dodier yaraje akora ibishoboka byose, atanga amafaranga atari make kugira ngo urusengero rwa Adepr, inyubako ya Adepr mu Rukiri yubakwe. Nyuma ya Jean Dodier, abakristo bo mu Rukiri nta kintu bakoze? Nayo ngayo ngira ngo bivuze mu buryo butari bwo. Jean Dodier yazanye igitekerezo gikomeye, no kuba yaduha igitekerezo cyo kuguza amafaranga, abitugiramo kuyaguza banki, cyangwa se mu kimwe nabwo ashobora kuyishakamo, ariko igikuru nuko twishyuraga banki. Twishyuraga banki kandi twishyura neza, birarangira. Mbese Jean Dodier yazanye igitekerezo gifatika, niko twavuga hanini cyane mu mbaraga yakoresheje, ariko ntabwo navuga ngo niwe warwubatse, ahubwo yazanye igitekerezo cyo kugira ngo kubake none urusengero rufite icyitegererezo. Jean Dodier tumushimire ahari hose, Imana ugira nimero yiwe? Ntabwo nyifite none, ariko nayishaka nkayibona, ngira ngo ntari ni Burayi, ngira ngo hari ashobora kuba ari naha. Ntabwo ari muri Amerika, ngira ngo ari naha ngaha. Ntabwo ari muri Amerika, ari naha ngaha. Ari mu Burundi, ari mu Rwanda? Ari mu Rwanda, byanga bikunda muri iyi minsi. Jean Dodier numvaga ko hari, ariko sindamenya nimba yarasubiyeyo cyangwa se nimba agihari. Nturamenya nimba yarasubiyeyo cyangwa agihari. Twagerageje nimero y'umusaza witwa Pacanga, ni inshuti yawe, ni umusaza tuzi mu gihe kirekire cyane kitari gitoya, ariko hari nimero ya mwarimu baduhaye ngo ni Dominique wamushakaga. Hamagara wumva, ariko Pacanga na Pacanga turamuhamagara. Abananiwe. Mwarimu Dominique, muraho neza? Muraho. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Amwe muyahorane. Urakoze cyane, habwa umugisha ibihe byose, nitutagwisari tuzasarura. Amena. Mwarimu si urusengero, ku rusengero rwawe nabonye barimo bararusenya, barukubita amapiki. Yego, twagiye kuri sheri. Mwagiye kuri sheri. Ku murongo wa telefone umuvugizi yavuze ko mwimukiye sheri, avuga ko kandi mu Rukiri mwagiraga ntuze serivisi ebyiri z'amateraniro. Kuri sheri buriya muzakwira mwarimu? Tuzakwira, buriya bahise barashyira amateraniro abiri, naho irya mbere n'irya kabiri nta kibazo. Irya mbere naho ni runini, rufite bariko. Narwo ni runini, rufite bariko. Twavuganye n'umudiyakoni umwe wo mu Rukiri, hagati aho ni mu kiganiro. Ninde tuvugana se? Uravugana n'umunyamakuru w'Ikaze TV cyane, nahageze nyomoza amakuru yari yatangajwe n'abantu bamwe na bamwe atari ko mwagurishije. None se uri umunyamakuru utabanje kunyibwira, ngiye nemere gutanga amakuru y'itorero? Ntabwo ariko uratanga nk'umukristo, nk'umukristo, sinkubajije nk'umuyobozi w'itorero. Urakoze cyane, umunsi mwiza. Icyiza kinaha, urumvira iyo mudatanze amakuru ngo munyomoze ibyo abantu babavugaho, usanga abandi bavuga ibyabo, ugasanga ntabwo ari byiza. Urumva bamwe baravuga rwose ntago. Umva mwarimu, umunsi mwiza, ndi no mu kazi. iyo utamukazi tuba tuganiriye.
urumva ikibazo cy'abayobozi bo mu itorero rya Adepr ntibavuga kandi iyo batavuze urumva kanishakira umusaza pacanga abananiwe ngiye muhamagaye yanitaba oya reka muhamagare reka mushake pacanga hanyuma umuhamagaye mu kiganiro wowe yabifata ukuntu pacanga kuko abaturage bambwiye abakristo bambwiye bati pacanga ese muri umuntu umvikane koko unavuga muri bwumvikane umusaza pacanga cyane Halo. Hari urusengero kuri sheri ntabwo wabyumvise. Halo. Uyu munsi bateranye kuri sheri. Aya. Hanyuma twari duhamagaye umusaza pacanga ni umudiyakoni mu itorero rya Adepr Rukiri ariko ntitubashije kumubona. Ibyo byose tuzanamubona ariko barabyakiriye Bosco nk'umukristo wo mu Rukiri abakristo bagenzi bawe nawe ubwawe ubyakira ute iyo ubona urusengero rusenywa mwarashyizeho amaboko yanyu nyuma yaho kandi turaza kukumvisha amajwi y'umuvugizi Pastor Isai uyobora Adepr mu Rwanda uko yavuze ubyakira ute nk'umukristo navuga ngo ni igihombo gikomeye cyane kuko nkatwe ba Rwanda rugufi niko navuga mbaza amafaranga twagiye dutanga amaboko twashyize hariya hari ibyo twigomwe byinshi wabonye ibintu nkora hariya hari ibintu nigomwe hari ibyo bene data bigomwe bari bagakuriye kuba bajyamo ariko ntibabijyamo bashyira amaboko hariya cya kabiri twakoraga imirimo isa naho twavuga ngo turakorera Imana twaba mu rusengero cyakoze hanze tukahabonera umugisha bitewe n'uburyo twitanze twakoze ariko tukavuga ngo ese iki kintu navuga gusa sindabimenya wenda barabitegura ariko ikintu navuga navuga ngo aya maboko yagiye hariya n'ibikoresho birimo kugurishwa abaririmbyi batanze amafaranga urusengero twatanze amafaranga mu buryo budasanzwe buhanitse yemwe rimwe na rimwe kera tugitangira kurwubaka turemera hari n'ibikoresho twagiye byacu kwiga mugatanga igikoresho gihenze kugira ngo urusengero ruzamuke ese mba mvuga ngo baraduteganyiriza kutwubakira urundi ese ayo mafaranga abavuye hariya ajyahe urabyumva neza kuko nka ejo bundi yo turakoze pe mu buryo bugaragara kandi ntabwo twakoraga duhembwa ku kwezi urabyumva ntabwo twakoraga duhembwa ku kwezi twakoraga twumva ko ari umugisha ariko se mu gihe ruvuyeho ibikoresho biba birimo kugurishwa ese abaririmbyi baba baratanze amafaranga yabo abaririmbyi bitanze 3,000,000 bitanze 2,500,000 abashyizeho amaboko bagakora gutya ese barayasubizwa ese baraduteganyiriza kugira ngo twubakire urundi icyo nicyo navuga ariko agahinda ko ni kenshi nyine ntabwo kabura agahinda ko ni kenshi ntabwo kabura tuvugana n'umushoramari yatubwiye yuko yapiganwe yatanze habayeho gutanga ibiciro ku rusengero rwa Adepr Rukiri ambwira yuko we yatanze igiciro cya $13,500 agomba kuveriswa kuri konti y'itorero rya Adepr ku rwego rw'igihugu hanyuma averishije ayo mafaranga avuga yuko icyo atemerewe ari intebe zonyine z'urusengero gusa cyangwa ibyuma cyangwa udututi ariko ibindi byose avuga yuko abyemerewe ari ibikoresho byiwe agomba kubitwara hanyuma ndamubaza n'ubu tunavugana uramutse umuntu wese wagira amafaranga yajya mu Rukiri yagura urugi yagura ferabeto yagura grillage yagura intuze zo gukora korutire z'ibyuma rwose yambwiye ati ubu ngubu ndi ku gitutu gikomeye cyane ati ejo inyubako yose igomba kurara yageze hasi ati kuko barimo barambwira ngo nintabikuraho vuba leta irazana tingatinga ibyikurireho umuntu yakibaza ngo aya mafaranga mwatanze nk'abakristo
cyangwa abakristo batanze, eske bizagenda bite? Ariko kandi hari mugenzi wacu witwa Pamphile yagerageje kuvugana n'umuvugizi wa Adepr ku murongo wa telefone, umva ibyo yavuze. Ese konzi kuri pasiteri ariwe ufite urusengero yadusubiza? Konzi ko nawe uri umupasiteri ari wowe nyiri urusengero yadusubiza wowe? Oya no kubashakira ahandi buretse gatoye twumva icyo umuvugizi yavuze. Tubanze twumva icyo umuvugizi yavuze. Arampamagaye pacanga. Halo. Umusaza pacanga, Yesu ashimwe. Uraho neza, uri amahoro y'Imana? Yego. Iminsi myinshi. Uravugana na Pastor Niyonzima Claude. Uravugana na Pastor Niyonzima Claude ku Ikaze TV mu kiganiro. Claude? Yego, tuziranye kera. Uri he? Narindi mu Rukiri. Narindi mu Rukiri, navuganye n'abakristo mu kiganiro barambwira ngo nze kukubaza ngo nk'umusaza w'itorero kuva kera, mandateri, ngo nze kuganira nawe mu kiganiro. Ngo nka mandateri, uri bamwe muri mandateri z'abantu bo muri Adepr ya Rukiri, uburyo urusengero rwanyu ngo niba urusengero rwaragurishijwe. Karame? Byarabarenze? Bavuga yuko ngo ariko ngo nta byangombwa urusengero rwagiraga by'ubutaka. Nzaza kugushaka dukorana ikiganiro. Nzaza kukureba mu rugo dukorana ikiganiro. Sawa, urakoze cyane mubyeyi. Urumva kuri telefone ntabwo twakumvikana. Nayimubwiye ko ndi mu kiganiro ariko ntitwakumvikana bitewe nuko afite uburyo avuga ntabwo bimeze neza. Birashoboka ko yaba arwaye nka grippe. Hanyuma tugiye kumva ijambo ry'umuvugizi wa Adepr icyo avuga kuri Rukiri n'ibibazo umunyamakuru influencer wa YouTube ya Nyigisha TV cyangwa Beura uwashyingiwe ibibazo yamuhase. Twumve bamwita Pamphile. ibihumbi bibiri ziyafate, izi andasigaye bayaha abandi, abakeneye sound proof bayibahe n'abandi bakora ibyo. Ariko kuko bazi neza ko abakristo duhora tubeshywa ko tubikora dukorera Imana, tukabikora mu bujiji. N'umukristo barimo baravugana kuko biri kose niba urusengero rudafite ibyo bintu, abakristo nibihiringa bayashake, ariko aya ngaya Adepr tuyatwara. Reka nkubwize ukuri. Imana twakurikiye ntitunze umugore ihahira. Imana twakurikiye nta rugo yicayemo, nta mashuri ikeneye kwishyurira umwana. Imana twakurikiye ntibongere kuvuga ngo niyo turimo gukorera, ahubwo n'inda zabo. Oui, Pastor Mwaramutse. Uramutse neza. Kugira amahoro. Mahoro. Ejo narababuze. Ntabwo shose nabonetse n'inama nyinshi. Yego. Nagira ngo mbabaze kuri ibi bintu by'urusengero rwa Rukiri ko rwagurishijwe, kandi akaba ari kuvuga ko hari n'izindi nsengero nyinshi zagurishijwe muri Adepr. Byagenze gute? Insengero zo muri Adepr zagurishijwe, ariko uru rwa Rukiri rwo narahageze kugira ngo guhamagaye ariho ndi, kandi nabwo ntabwo rwagurishijwe. Byagenze gute? Urusengero rwa Rukiri rugomba kuhava kuko ari mu gishanga. Mbega ibikenewe byafashwe mu 2018. Ariko kuva 2018 kugeza umunsi izindi nsengero zari mu bishanga n'abaturage bose bari mu bishanga umujyi wa Kigali wakuiyemo, ariko urusengero rwa Rukiri gukora kandi nta kibazo na kimwe rwari rufite. Rwagifite mbere twahawe n'ubuyobozi umujyi wa Kigali. Yego.
kuduha n'igihe ntarengwa cyo kuhakura kuko nyine ari icyemezo cyari cyafashe. hanyuma abakristo bagiye kwimukira he? Abakristo se ahubwo bimukiye Kicukiro Shehe. ntabwo ntekereza ko urusengero rwa Shehe rwakwakira imidugudu ibiri ariko urusengero rwa Shehe rwakwakira imidugudu ibiri, rwakwakira nyine Shehe yari asanzwe na Rukiri. Nyuma bizagenda gute? Bazaguma Shehe burundu cyangwa murimo murateganya kubagurira ahandi? Abakristo twagiranye nabo ibiganiro. Yego. Mbega icya mbere ni cyo kubanza kumva impamvu nyine urusengero rwa Rukiri. Yego. Kandi bo twakiganiriyeho. Mbega ndashaka kumenya uri kumbaza nka pamfile w'umunyetorero, uri kumbaza nk'umunyamakuru, uri kumbaza nk'uwagejejweho ikibazo, mbega bazuye kandi uri kumbazaho. Uko biri kose pamfile n'umwe ntahinduka, ndi umukristo sinagoye, kandi akazi nkora n'itangazamakuru nanone ntabwo nakavuyemo. Noneho mbega impamvu kuba ari igihe umuntu abaza ikibazo gihari ni iki? Impamvu mbikubajije ni uko namaze kubibona mu bitangazamakuru byinshi aho insengero za Adepr ziri kugurishwa, ariko by'umwihariko ejo njye nagiye mu Rukiri. Burya naguha kamaze mbere kuri icyo cya mbere. Yego. Cy'uko insengero za Adepr ziri kugurishwa. Yego. Umuntu wakivuze uwo ari we wese ni ikinyoma, ni igihuha, kandi ntekereza ko nyine ntabwo agambiriye icyiza mu kukivuga. Yego. Kandi sindumva wabivuze, ariko sintekereza ko ari n'uwabivuga. Ariko mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye izo nkuru zo ziriho. Ibitangazamakuru urumva mu bitangazamakuru abantu hari igihe bavuga iby'amarangamutima yabo, hari igihe bavuga ibinyoma n'ibihuha kugira ngo ubone za views zitandukanye. Kuko urumva niba nta munyamakuru n'umwegezi ubimbaza, yego, ari njye ushinzwe imitungo y'itora Adepr, waba yarabivuze kandi nkabanze ko nta rusengero rwa Adepr rwegeze rugurishwa. Yego. Abantu bitangazamakuru abantu baravuga ko ibivugwa nyine ni byiza kumenya ngo ese n'abanyamakuru, kuko ubona muri za social media zitandukanye ntabwo byose nabifata nk'ukuri. Niba tujye pamfile y'umunyamakuru ngo ingakore inkuru adashingiye kubanza kumenya ngo ubundi bw'uyu muntu abivuza ku munyamakuru. Yego. Kuko noneho iyo byavuzwe mu munota w'umunyamakuru, abantu wowe ukabivuga ushingiye ku byavuzwe n'umuntu nk'uwo, ubwo twe tugira ngo nawo bivuze. Ni ikibazo. Hanyuma urumva ni byiza kubanza kumenya ngo harya byavuzwe n'abandi. Ni abanyamakuru umuntu yatanga reference y'abanyamakuru. Yego. None mwatubwiye ngo leta yabasabye ko 2018 wa rusengero ruhava, 18 ariko 2018 wa rusengero nyuma yaho rwakomeje gukorerwamo amasuku, rwashyizwamo amakaro, kuko 2018 wa rusengero rwabagamo sima gusa. Yego. Rwashyizemo sound proof, rukorwa na plafo, kandi ibyo bintu byose ni amafaranga menshi bitwara. Kuki abakristo mwemeye ko babikora kandi mwaramaze kubwirwa ko bagomba kuhava? Abantu bakomeje kureba niba hari ubuvugizi bwakorwa byatuma hakomeza kuba urusengero, birangiye n'ibidakunze. Rero niyo mpamvu urumva nabashaka kugira ngo ko hatagurishijwe, ahubwo urusengero rugomba kuba mu gishanga. Yego. mpagarika Kuba mu gishanga ni ibintu bigaragara umuntu wese, kubera ko Bosco wabyumvise rero neza. Umuvugizi wumvise ukuntu avuze. Umuvugizi arimo aragaragaza niba uyu munyamakuru yitwa Pamfile
yamwajije atese murateganya Rukiri kuba mwabagurira ikibanza kindi cyahujuje ibisabwa mukabubakira urusengero cyangwa bazaguma kuri Adepr sheri Kicukiro. Aravuga ati abantu bazabireba bazabisuzuma, ariko kandi iyo urebye urabona hariya mu Rukiri ni ahantu abaturage banimutse, by the way ni ahantu abaturage bimutse bimuka kubera igishanga. Ntabwo ari Adepr yonyine ya Rukiri yonyine gusa, ahubwo ni ukubera gahunda za leta, ndetse nyirango impamvu leta yari yihanganye kwari ukugira ngo basuzume ese abakristo bazimukira he, abakristo ba Rukiri bazimukira he, bazajya gusengera hehe, ni hehe baba bagiye kugama cyangwa se baba bagiye gutira muri nditoro rya Adepr bagenzi babo kugira ngo babe basengeramo. Hanyuma aha turibaza bwo ko bigaragaye ku rusengero rushemwe, kuki abantu bari baza bati ko ari insengero nyinshi muri Kigali zidafite sound proof, zidafite amakaro zimwe na zimwe mu nkengero za Bumbogo, za Jabana, za Gahanga inyumiyo, za muri Nyarugenge n'ahandi amagana inyuma mu mujyi wa Kigali hari insengero zidafite amakaro, zidafite za sound proof, zidafite n'intebe zihagije, zidafite iki. Umuntu akibaza ati kuki ibyo bikoresho bimwe na bimwe batabihaye amatoro ya Adepr atabifite niba bari bagiye kuri sheri. Aho kantu bayisa naho kankanguraho gato, gusa sinzi insengero zaba zikeneye ibikoresho uretse ko n'ubundi sheri isanzwe ugira iteraniro rimwe, ariko Adepr Rukiri musanzwe mugira amateraniro abiri. Oya, abiri yari yaravuyeho twari dusigaye tugira rimwe ryonyine gusa, iryo ku cyumweru ryari rimwe, bakuzura neza bagahagarara cyane biryoshye kandi. Hanyuma umuntu aribaza ati kuki intebe zo kuri sheri zitaba arizo zikomeza zigakora, hanyuma n'ibindi bikoresho bisigaye yenda ibyuma korari zo mu Rukiri zikigumanira ibyuma byazo, ariko kandi nk'intebe ibindi bintu bigize bikenewe kuki bidahabwa yandi matorero yo muri Kigali adafite ibikoresho nk'ibya Rukiri? Kuki bakoresheje cyamunara kugira ngo amafaranga ajye kuri konti y'itorero kandi ari ay'abakristo bo mu Rukiri? Biragoye umuvugizi ubundi ntabwo twiyereka, umuvugizi ntabwo tumubona, ntitumubona, niyo mpamvu kutamubona rero nibyo bituma abantu bavuga ibyo bashatse, kandi itangazamakuru umwe aravuga undi akavuga abantu bakagenda barahura ibyo babandi bavuze batageze kuri tere, batahuye na ba nyir'ubwite. N'umukristo muri Adepr usibye nk'abo tubashiye kuvugana n'umukecuru watinyutse wo mu Rukiri w'umudiyakoni, abandi bose baba ari hirya bareba ngo baratubujije kuvuga, kandi abandi bavugaho hirya bakabasenya, aho kugira ngo bisenyure, aho kugira ngo biyubake bakarushaho kwisenya. Ubundi nkawe Bosco niki gituma abakristo muri Adepr mutavuga? Ubwo bamubukura ngira ngo ikintu nanavuga, ntabwo iyi leta turimo kuvuga iby'ukuri, bitari ibinyoma, bitari ubujajwa, ntiwabikwiriye no gutinya kuvuga. Abantu batinyaga kuvuga kera, ariko ngira ngo ahari muri iri torero ryacu rya Adepr wagira ngo ni nk'ikintu babitsemo abantu kera, dukwiriye gusa naho twaforomatwa